Padiri Ubald Rugirangoga yari umwe mu bagize igihango mu Rwanda. Hanyuma nyuma ye tunga ijambo rya bushaririye nawe uza kutugezaho ubutumwa bwe muri kino twumve bishop cyane azi hano imbere hanyuma aduhe ubutumwa yategeye none. Kuko Imana ishobora byose kandi imanira neza yaduhaye impano muri Padiri Ubald indangagaciro ze zikaba zikwiriye kuba itabaza gukomeza kuba mu buzima bwacu kugira ngo umuyobozi w'igihango muri uru Rwanda akaba yarabaye umwe mu bantu b'abantwari kugaragaza kwizera kwabo ariko kandi bagacunga ubuzima kuva mu mwuka wabo mu bugingo bwabo mu bitekerezo no mu ngiro yabo. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yababajwe no gutabaruka k'uyu murinzi w'igihango wo ku rwego rw'igihugu Padiri Rugirangoga Ubald. Padiri Ubald yaranzwe n'indangagaciro zo gukunda u Rwanda agakunda abanyarwanda ariko akabigaragariza mu gukunda Imana no kuyizera no kuyumva. Yabaye inyangamugayo twe abamuzi n'abakoranye nawe Rugirangoga yakoresha mu kuri kandi yari afite Imana idasanzwe yo kwicisha bugufi. Yaranzwe no kwanga ndetse akarwanya akarengane kandi yihaga agaciro kandi agaha abandi agaciro. Yagize uruhare rukomeye cyane gushyira ahagaragara no kurwanya amacakubiri cyane kuko muzi amateka yacu yagaragaye mu ngengabitekerezo na Jenoside yakorewe Abatutsi yabishyize ahagaragara kandi byatumye agira uruhare rukomeye cyane ndetse n'indashyikirwa rwatumye agarura kandi akabungabunga igihango cy'ubumwe bw'Abanyarwanda yitangira abikuye ku mutima n'imbaraga ze zose no kwemera kwe kose no kwizera kose kandi ahamanya n'Imana akorera akabibanziriza aho yari ari kuko ijambo
gusaba imbabazi kandi akanigisha abandi kuzitanga babikuye ku mutima. Ibi ntiyabikoraga kuko yari abitegetswe na Kiliziya, yabikoraga kuko abitegetswe n'Imana bivuyemo biri ku mutima, akagira ishyaka yo guhesha Imana icyubahiro ndetse no gusana agaciro k'abizera no kwizera ubwabo. Umurinzi w'igihango rero kandi wagaragaje agaciro k'igihango cy'ubumwe bw'Abanyarwanda muri uko gusaba imbabazi yatanze ubutumwa, yatangije nka Padiri Rugirangoga wumviraga Imana, tukaba dushishikariza Gatolika ko yamwemeye ikabaga ubwayo, kandi Kiliziya Gatolika gusa n'u Rwanda n'abari bizera Imana bose twese twari dukwiye kugira ibyacu kugira ngo uyu murimo w'ubucunguzi uzakomere muri Kiliziya Gatolika no mu bandi bizera mu Rwanda, kuko icyo Imana yaduhaye muri we n'indangagaciro ze zitari dukwiriye kubura, kuko yavuye mu mubiri agiye kubana n'Imana mu buryo bwayo nk'uko twizera, ariko twabasigaye buno butumwa Imana yamutumye kuri twe dukwiye gusigasira. Turashimira Kiliziya Gatolika n'abandi bayobozi ba Kiliziya Gatolika kubwo guhesha agaciro Ubald Rugirangoga muri ubu buryo no kumusabira, ariko kandi turasaba izi ndangagaciro zikomeza kuba ingiro hagati muri twe twese. Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge irihanganisha uyu muryango wa Rugirangoga na diyoseze ya Cyangugu na Kiliziya Gatolika n'u Rwanda muri rusange, kandi umuvandimwe wacu inshuti, icyo kureberaho cyacu atabarukanye afite ibyo tuzi yihanganiye yagezemo, ariko turashima ko atabarutse kumva agaciro n'ubwiza bw'Imana yamutumyeho. Mukomere cyane kumwe muri uru rugendo rwo kumvira yaduhamagaye kandi no gukorera u Rwanda rwacu. Murakoze. Eminence, Excellence, Révérend Père religieux, religieuse, chers membres de la famille du Révérend l'abbé Ubald, chers amis, je suis à vos souhaits. Comme l'a noté